Nubwo ari ibisanzwe kuba umuntu yananirwa akagira amavunane bya hato na hato mu gihe cy'umunsi, nanone gucuraga naho usanga umuntu yikoza hirya hino ngo arashaka udukombe tw'ikahwa yamufasha kugarura agatege, cyangwa se ugasanga umuntu ari guhora yinanura bya buri kanya, nta musaruro urambye birimo mu kugabanya umunaniro umuntu yirirwana. Rero hari ibyo umuntu yakora bigatuma yirirwa neza nta munaniro ndetse n'amavunane mu kazi ke. Gusa ibi birimo ibice bibiri. Hari igihe umunaniro uza by'akanya gato nyuma y'agahe ukahita ugenda, hari n'umunaniro uhoraho mbese uhozaho ugasanga umuntu atangiye kuwa mbere ananiwe, cyumweru kikarinda gishira akinaniwe. Uyu munaniro niwe witwa ongoing chronic fatigue. Igihe rero uzi ko uhorana umunaniro, hari ibintu by'ingenzi wakora ukabasha gukora akazi kawe nta mavunane ndetse nta n'umunaniro. Gusa ahanini uyu munaniro ukunze guturuka kuba umuntu adasinzira bihagije bitewe n'uko wenda afite indwara zo gusinzira cyangwa se adasinzira neza mu gihe cya nyacyo. Uyu munaniro kandi unaturuka ku kudafata indyo yuzuye mu gihe cya nyacyo ukurikije ibihe byo gufata amafunguro bikwiye. Ibyo tugiye kureba byafasha buri wese ugira iki kibazo cyo kunanirwa bihoraho. Byose mubikurikira kuri Psychology for Better Life channel. Ni nayo mpamvu ari ngombwa gukora subscribe nimba utarayikora, naho njyewe bibategurira nkanabibagezaho. Ndi Muhire Jean Claude, bahaye ikaze. Ikintu cya mbere cyo gukora ahangaha ni ukubanza kugena igihe cya nyacyo gihagije cyo kuryama no kubyuka bidahinduka. Inzobere zivuga ko ku bantu bakuze hagati y'imyaka 18 na 65 ari ngombwa kuryama igihe kingana no kuva ku masaha 7 kugera ku masaha 9. Hejuru y'imyaka 65 bo baryama hagati y'amasaha 7 n'8. Iyo bigeze ku bana ho baba bakwiye kuryama bihagije. Aho nk'umwana ukivuka we aba agomba kuryama byibuza hagati y'amasaha 18 na 17. Yakuraho nk'umwaka umwe akaryama hagati y'amasaha 12 na 15. Ku myaka 3 akaryama hagati y'amasaha 11 na 18. Yaba ataratangira ishuri akaryama hagati y'amasaha 10 na 13. Yatangira ishuri akaryama hagati y'amasaha 9 n'amasaha 11. Noneho yamara kugimbuka akaryama ku masaha kuva ku 8 kugera ku masaha 10. Nubwo ahisi igeze aho abantu bakora amasaha menshi batitaye ku ngaruka bibagiraho, ntibanabone ingaruka z'ako kanya, gusa ibisi ko biri. Ahubwo abenshi ntibakora imirimo yabo ku kigero cyari gikwiye ugereranyije n'igihe umuntu yaba yaryamye igihe gihagije. Kugusinzira bihagije gutuma usinzira neza nta kirogoya iminsi yose. Gusa iyo ubona ukunda kwicura hagati mu ijoro, ni ngombwa gupanga igihe cyo kuryamira no kubyukira ukurikije ibikurogoya. Nk'urugero, igihe umubana agira imyitwarire yo kugona ndetse ukaba ufite ikibazo gikomeye cyo gusinzira, biba byiza kurara ahantu hatandukanye mu gihe bitabangamiye mwembi, cyangwa se ukambaye ekuteri zabugenewe kugira ngo ubashe gutora igitotsi kugeza igihe kugona birangiriye. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo kwitaho kugira ngo umenye neza kuza gusinzira neza kandi bihagije ni ukoga amazi ashyushye mbere yo kuryama. Bikaba bifasha kumva utuje umerewe neza, hanyuma ukabona ibitotsi bitakugoye. Hari kandi kwita ku cyumba uraramo kikaba gikonje kimeze neza, kwambara imyenda yabugenewe yo kurarana. Ikindi cy'ingenzi kuri iyi ngingo ni ukwirinda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byose, hanyuma kandi ugatangira kwishyira mu mwanya wo gusinzira. Umuganga w'umusayikotherapist akaba n'inzobere mu byo gusinzira, Heather Tajion, mu bitabo bye bibiri harimo icyitwa The Happy Sleeper na Now Say This, atanga inama ko ari byiza kuzimya ikijyanye n'urumuri cyose mu gihe umuntu yegereje igihe yagennye cyo kuryama. Avuga ko ibi bifasha umusemburo witwa melatonin, ari wo musemburo wo gusinzira uvurwa ku bwinshi, bigatuma umuntu asinzira neza cyane, ndetse bigatuma umunsi wose uyu muntu yirirwa neza, akanyamuneza ari kose nta kibazo cy'umunaniro ndetse n'amavunane yirirwana. Reka tugaruke mu kanya turebere hamwe ikindi kintu cy'ingenzi cyo kwitaho kugira ngo umuntu yirirwane umunsi mwiza uzira umunaniro uhoraho. Ikintu cya kabiri ni ugufata ifunguro ryuzuye kandi ku gihe, mbese ni ukurya mu gihe cya nyacyo.
burya amafunguro dufata ntago ari ukuyarebera mu kuba ashobora kugabanya ibiro, kubiringaniza cyangwa se kubyongera gusa, ahubwo burya amafunguro dufata nimugoroba ashobora no kutubuza gusinzira neza bitewe n'ayo ariyo. Igihe rero twafashe amafunguro adakwiye kuribwa mu ijoro bigira ingaruka ku mitekerereze y'umuntu mu gihe cy'umunsi, bikamutera umunaniro no kumva ameze nabi. Ibi rero biratuma twibaza ngo ni ayahe mafunguro akwiye gufatwa n'adakwiye gufatwa ku mugoroba. Ahangaha burya kurya ibiryo bikungahaye ku masukari ndetse n'ibinyamafufu ntibizatanga imbaraga ku mubiri mu buryo buhagije, kimwe n'imboga, imbuto ndetse n'ibikungahaye kuri poroteyine. Bivuze ko ibyiza byo kuribwa nijoro ari imboga, imbuto ndetse n'ibyo bikungahaye kuri poroteyine. Ni ngombwa kandi kurya ibiryo byiza kandi byujuje ubuziranenge. Ikindi, kuko utareka kurya ibinyamafufu burundu mu ijoro, ni byiza kumenya ingano nkeya wajya ufata kugira ngo bitaguteza kumva wagugariwe bigatuma wumva unaniwe ku munsi ukurikiye. Icyongerwa ku kuba umuntu yaba afata amafunguro mu buryo twabonye, burya kunywa amazi ni ikintu cyiza mu gutuma umuntu yirirwana imbaraga n'akanyamuneza. Burya byagaragaye ko aricyo kintu gifasha abantu bose kwirirwa nta munaniro, bakirirwa bameze neza. Igihe rero uzatangira kumva nta mazi ufite muri wowe, uko kumva nta mazi ufite nicyo kimenyetso cya mbere. Ahangaha byibuze umuntu yakanyweye hagati ya litiro 2 n'3 ku munsi. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo gukora umuntu akirirwa nta munaniro mu kazi ke ni ugukora imyitozo ngororamubiri kandi ihoraho. Nubwo bishobora kumvikana ko byatwara imbaraga nyinshi umubiri igihe umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri, burya si byo kibazo. Ahubwo iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri ihoraho, kabone nubwo byaba ari ukugendagenda bisanzwe mu rugo cyangwa ahandi hantu umuntu akorera, bituma umubiri ukora neza, bigatuma umuntu yirirwana akanyamuneza, hanyuma akaza gusinzira neza, ubundi munsi akirirwa neza nta munaniro. Harrison Fisher wanabonye igihembo mu bijyanye n'imirire ndetse n'ubuzima bwiza muri Cornell University, avuga ko iyo twicaye igihe kirekire cyangwa se tudakora siporo ihagije, gutera k'umutima kugabanuka, ubundi bigatuma amaraso agenda gake, ari nabyo bituma umuntu yumva ananiwe cyane nyamara nta n'icyo yakoze. Akomeza avuga ko burya tugerageje gusimbuka gahoro gahoro cyangwa se tukagendagenda hirya no hino, bituma gutera k'umutima kwiyongera, bigatuma tugarura imbaraga, umunaniro ukagenda. Ni byiza gukora bino kenshi gashoboka mu gihe cy'umunsi, kuko bizatuma umunaniro ugenda akabaraga kakagaruka. Ikigo kigenzura indwara n'ibyo kuzirinda bavuga ko byibuza umuntu yagakoze siporo iminota 150 mu cyumweru. Ushobora kumva bigoye, ariko burya ni iminota 30 ku munsi, bigahura n'iminsi 5 yo mu cyumweru. Hari ibindi bintu by'ingenzi umuntu yakora akirirwa nta munaniro afite mu kazi ke. Mu by'ukuri rimwe na rimwe hari igihe umunaniro umuntu yirirwana uba watewe no kudasinzira neza koko, nyamara umuntu nta kundi yari kubigenza bitewe n'ibyo yari arimo. Ashobora kuba ari umwana wawe watumye urara ijoro kubera kurira, cyangwa se ahari ari uko waraye wigira ikizami wari bubyuka ukora, hari akazi wasabwaga kurara urangije se, cyangwa se wenda hari ibirori bikomeye wari bujyemo mu ijoro utari gusiba. Gusa ibyo ari byo byose byaba byatumye udasinzira, hari ibyo wakora kugira ngo ibyo byatumye udasinzira bitaza gutuma wirirwa unaniwe, mbese ukagira imbaraga ndetse ugatekereza neza. Icya mbere twabyita nko gufatirana amahirwe yo kugenda. Ubundi ibiro dukoreramo akazi bidusaba gukorera ku meza twicaye umunsi wose, nyamara burya akaruhuko ko kugendagenda kadufasha umunaniro ukagenda, imbaraga zikagaruka. Aha rero hari ibyo wakora ukabona ku karuhuko ko kugenda. Mbese aho kugira ngo utumize ifunguro rya saa sita, ugafata urugendo ukajya kuryizanira. Umuntu kandi ashobora gutegura inama ikabera ahantu biri busabe gukora urugendo ruto, aho kugira ngo ibere n'ubundi aho mwari muri. Kandi kantu k'ingenzi kandi, ushobora gufata urugendo ruto ubundi ukajya kwizanira amazi yo kunywa. Nta gushidikanya rero, aha uzaba wishe inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe.
Ikindi kintu cy'ingenzi burya tutarenze ingohe ni ukota akazuba ka mu gitondo. Ubundi akazuba ka mu gitondo iyo kakirasa byamaze kutujyamo neza ko aba ari igihe cyo kugenda tukajya mu byacu. Gusa ni n'igihe cyiza cyo kurijyaho kuko bifasha imikorere y'umubiri wacu umunsi ku munsi. Tajon twanabonye no haruguru avuga ko burya niyo nta zuba ryaba riri kugera aho umuntu ari, yakoresha ibituma iryo zuba rimugeraho neza, cyangwa se agakoresha amamenyesha y'isaha kugira ngo igihe nikigera abyibuke. Ndetse burya ngo no gushyira ibiganza byawe ku idirishya aho izuba ribigeraho ngo birakunda. Kimwe no kugendagenda, abahanga bavuga ko burya no kwinanura ari byiza cyane mu gutuma umunaniro ugenda ndetse ukagarura imbaraga, ubwonko bukongera bugakora neza. Umuntu ashobora kwinanura kuva ku minota 3 kugeza ku minota 5. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukoga muri pisine igihe byagukundiye. Burya iyo wibiye cyane byihuse bituma umusemburo wa adrenaline uvurwa ku bwinshi kandi ufasha umubiri gusubira ku murongo. Ubundi buryo umuntu ashobora koga amazi akonje mu maso cyangwa se ku maboko bikamufasha. Ikindi kintu umuntu yakora burya ni ukuruhukaho gato. Dukunze kumva umuntu avuga ngo reka nirambikeho gato. Burya bino birafasha cyane igihe umuntu yumva ubwonko bwe butari gukora neza. Aha ni ngombwa gufata iminota kuva kuri 20 kugera kuri 30 ugafata aka karuhuko. Reka tuvuge ko ku muntu wubahiriza igihe cyanyacyo cyo kuryama, aka karuhuko byibuza umuntu yagakora hagati ya saa 7 na saa 9. Gusa niyo biba buri gihe cyangwa se umuntu atakora neza igihe atafasha aka karuhuko, ni ngombwa kugana muganga. Ndimo ngana ku musozo, ni ngombwa kumva ko gusinzira neza kandi bihagije ari ingenzi mu gihe utangiye kumva uhorana umunaniro cyangwa se ugasinzira mu buryo budahagije. Ikindi cy'ingenzi kumenya nuko iyo uzatangira kumva unaniwe cyane mu ntekerezo ndetse no ku mubiri, ubundi ugasinzira bidahagije, bizatangira guteza ibindi bibazo nko guta ibiro, kugabanuka kw'abasirikare b'umubiri, kwiyongera kw'ibyago byo kurwara diabete ndetse n'ibyago byo kurwara indwara z'umutima, kurwara indwara y'agahinda gakabije depression, ndetse tutibagiye kugira impanuka nyinshi ziterwa n'umunaniro ukabije. Haza kandi kugira intekerezo zipfuye, kwibagirwa ndetse no kubura akanyamuneza. Hanyuma rero igihe utangiye gukeka ko waba ufite imwe mu ndwara zo gusinzira nka insomnia cyangwa se sleep apnea, ni ngombwa kugana abaganga bakagusuzuma ubundi bakanakuvura. Nansoreje rero iki cyegeranyo mu kugitegura nifashishije inyandiko zo ku rubuga y3sleepfoundation.org, integrative wellness ni.com ndetse na Center for Disease Control and Prevention. Ngewe nari Muhire Jean Claude, mbararikiye iby'ubutaha. Nimba utarakora subscribe ntugende utayikoze. Ndabashimiye.